kandi buri muntu wese uri mwumvishe ku rugero rukwiriye akwiye kuryumvaho, maze satani wa wundi utuma tutumva atsirwe, tuze gutaha dutsindishijwe n'ubuntu bwawe kandi twihanye imbere yawe mu izina rya Yesu, amen. Imana ni nziza. Icyigisho tugiye kwigana bibaye saa saba n'iminota 10. Ari nzi ngo ndaba ndikananira. Yego, kiravuga ngo kutumvira ubuyobozi bitera urupfu. Murabyemera? Murabyemera? Reka nayo abantu babyemere ko kutumvira ubuyobozi bitera urupfu. Muzamure. Yego, oya ntacyo niba mutaranabyemera nibyo tugiye kwiga. Muraza gusoza mwumvishe niba koko kutumvira ubuyobozi bishobora gutera urupfu. Yego, reka dusome. Turaza gusoma ariko ngiye kubarangira, tugiye guhera mu kuva. Tugiye gusoma urugendo rw'Abisirayeli, ndaza kugenda mbibutsa ku mateka kubera n'igihe dufite. Imana ni nziza. Ndasaba buri muntu wese gukanguka. N'umuntu wicaye ugasanga umuntu wicaye yahuje akananwa n'amavi, nabikureho yunamuke akore muri hano mu mugongo, yunamuke gakeya kugira ngo abashe kumva. Imana ni nziza. Kutumvira ubuyobozi bitera iki? Ngiye kubigisha cyangwa kubibutsa amateka y'Abisirayeli, ariko ndaza kugera mu kubara mu gice cya 16 niho ndaza gutinda. Hari umutwe uvuga ngo Kora, Datani na Abiramu bagoma barimbuka. Aho niho ndaza gutinda, ariko reka mbanze mbibutse gakeya ku rugendo rw'Abisirayeli. Reka ndabe abantu turi kumwe mwihangane. Abisirayeli rero babaye mu buretwa. Mbese uburetwa barimo babumazemo imyaka ingahe? Imyaka isaga 400. Imana ni nziza. Ubwoko bw'Imana, Imana yemera yuko bumara imyaka ingahe? Imyaka 400 ni mike. Hari ubwo ibisekuru si ibisekuru 4. Gisekuru ni imyaka ingahe? 100. Si ibisekuru 4. Ubu se nzamara imyaka ingahe? Baranyini iyo myaka. Nuvuga ngo abatahutse abenshi bari barapfuye. Siko bimeze se? Abari baravukiye mu butayu, iyo mu bucakara mu myaka 400 abenshi bari baramaze gupfa, hagasigara abagenda babara inkuru. Imana rero ibakurayo mu buryo bukomeye, ikoresheje umuntu w'Imana nde? Ariko mwagiye musubiza tukaganira ko igihe mbabajije rwose mwamwemereye kuvuga. Ibakuzayo nde? Nk'umuyobozi Imana yari yaratumye. Amateka murayazi uko yavutse byinshi. Mose Imana imwoherezayo, aragenda kubw'igitangaza cy'Imana, Imana ibakurayo. Ukuntu Imana yabakuyeyo byose murabizi. N'ukuntu Imana yabambukije inyanja itukura murabizi mu buryo bw'igitangaza. Imana igakomeza kujivugana na Mose, ikamuhishurira. Imana ikagira ibindi bwira Mose. Ariko bimwe mu bintu naje gusoma bikomeye nuko naje gusanga nubwo Mose yayoboraga abantu, harimo abantu babaga baregeza. Kuregeza murabizi. Kuregeza ni ukuba abantu bahanze amaso bashimikiriye, ariko ukabona nawe kujya binyuza hirya ukuntu binyuza hirya badabanga mu buryo budasanzwe. Abisirayeli Imana ikomeza kubayobora. Yabahaye amazi yo kunywa mu buryo bw'igitangaza. Imana irakomeza irabatunga mu butayu, ariko agatima kagakomeza kurehare ku bintu bimwe babagamo, nubwo babibagamo mu buryo bugoranye bw'ubucakara, ariko ibyo babonaga bakabyifuza. Muzasoma ukuntu bifuje inyama. Murifuza ukuntu bifuje inyama? Murabyibuka? Harya barazihawe bamaze kuzihabwa se
zabaguye neza, zabaye agahimano. Yego, barazisaba babuza bati turashaka inyama, ibintu ntabwo twabivamo. Yo gukomeza kurya ibishyimbo, gukomeza kurya ibyo biryo bindi bisanzwe turya, abantu bakifuza ibyo bari bararetse, ibibazo bikavuka. Maze urugendo rurakomeza ruba rurerure. Noneho biza kugera aho abantu batangira gusuzugura Mose mu buryo bufatika. Buryo bugenje gute? Bufatika. Umuntu bita Miriyamu, harya nande na Aroni. Harya Aroni mu buryo bw'umurimo w'Imana yari ahuriye hehe na Mose? Byari bimeze gute? Bari bafitanye iyihe sano? Mu buryo bugaragara bari iki? Bari abavandimwe, kandi burya bari bafite n'inshingano ikomeye yo kuyobora ubwoko bw'Imana bafatanije. Ariko baratanyade ubundi buriya Mose ibintu itabarimo buriya ibintu Mose abari kubirabinya birabintu maze birangiza bigenje gute? Igihano kiraboneka. Miriyamu agenza gute? Ashesha ibibembe. Harya kubera iki Aroni watashesha ibibembe? Abasomye mwasanze byaragenze gute? Sundi mwana nabisomye, mwasanze byaragenze gute? Byaratewe n'iki? Reka mbabwire rero, urakoze cyane. Buriya hari igihe umuntu icyaha kimuvukamo, abandi bakabigenderamo batazi ko ari n'icyaha, bazi ko ari kurwanya ishyaka ry'Imana. Burya rero Imana niyo ica urubanza, niba ibasha kumenya uburyo ibyo bintu birimo cyangwa niba utabirimo. Maze rero byarakomeje mu kubara. Handi ngiye gutinda, naho ntaraza gutinda cyane. N'ubundi ibintu birakomera. Nababwiye ngo Mose yarazamutse ajya kumva icyo Imana imubwira ku musozi. Ageze aratinda. Harya yatinze yagiye kwicezereza? Yatinze hari ibindi bintu yagiyemo? Cyangwa yari yagiye ahamagawe n'Imana? Ariko ibintu bya Mose byo kugenda akagenda ateka ubundi ibi n'ibiki, murabizi uko byagenze. Batangira kurema ibimasa cyo gusenga, batubundi iyo Mana. Mukanya nari nabwiye nti twagiye turatinda, hari abantu benshi bivovose, ariko buriya bari gutora ibiki? N'ibiki byananiranye? Hati amasaha ko yagiye buriya bari mu biki? Ariko nyamara no kuva na kera amatora iyo yabaye ntago biba byoroshye. Ntago biba byoroshye. Abantu rero basabwa kwihangana. Maze mu gice cya 16 rero niho navuze nshaka gutinda. Kora, Datani na Biramu, mu kubara niho tugeze. Na Biramu bagoma barimbuka. Kabisome nihuse. Kora mwene Isuhari wa Kohati na Lewi agomana na Datani na Abiramu bene Eliyahu na Oni mwene Pereti bo mu Barubeni. Bahagurukira Mose bafatanije na bamwe mu Bisirayeli, abatware b'iteraniro 250, bajya bahamagarwa mu iteraniro ibimenywa bose. Abantu magana gahe? Abantu 250 bahagurukira kurwanya nde? Mose, umuyobozi watoranijwe n'Imana. Hano mugeze kuri 250 ubu ngubu. Ubu hano barimora ntacyo. Reka tubare ko wenda mwenda kubamo.
ngayibaza abantu mungana gutya bo mu iteraniro muhagurukiye umuntu umwe, byari byoroshye? bamuhagurukiye bigenze gute? kandi aba bantu ngo bajyaga bahamagarwa ngo ni ibimenywa bose. Menya bose murabizi, ni abantu bazwi cyane, bazwi n'abantu bose, ndetse bashobora no kubwira abantu bakabumvira. 250 bahagurukira kurwanya Mose, maze bateranira kugomera Mose na Aroni. Barababwira bati ibyo mukora birahagije, kuko abo mu iteraniro bose ari abera. Umuntu wese wo muri bo Uwiteka akaba hagati muri bo. Nuko niki gituma mwishyira hejuru y'iteraniro ry'Uwiteka? Ba bantu bose bahagurukiye kurwanya nde? Mose na Aroni. Hagurukamo bariya abantu batatu, Kora, Datani na Abiramu. Baravuga bati iteraniro ryose ni abera, ariko wowe na Aroni ko aba bantu Imana iba hagati muri bo, mwebwe muri bande? Niki gituma mwishyira hejuru mugashaka gutwara abantu ko mubibonye? Abantu bose ni benshi, ariko hagurutsemo reserema principal, abantu b'ingenzi, abavugizi. Mu kuvuga nyine ibibabaje abantu babibwira Mose nande na Aroni. Ngeze ku murongo wa kangahe? Mose abyumvise yikubita hasi yubana, abwira Kora n'abafatanije nawe bose ati ejo mu gitondo ryari Uwiteka azerekana abe abarimo. Haleluya! N'uweru wari we amwigize hafi. Uwo azatoranya niwe azigiza hafi. Mugenze muke mwende ibyotero. Uwo ninde? Ni Mose. Kora n'abo mufatanije mwese abavuga mu izina. Ejo muzabishyiremo umuriro, muwushyirireho imibavu imbere y'Uwiteka. Umuntu Uwiteka azatoranya azaba ari uwe. Ibyo mukora birahagije, mwabare wimwe. Babwiye Mose amagambo, Mose nawe ababwiye andi. Kandi Mose abivuga babari. Kandi Mose abwira Kora ati, ngeze ku murongo wa kangahe? Wa 8. Kandi Mose abwira Kora ati, nimwumve Balewi, mbese mwarabisuzuguye yuko Imana y'Abisirayeli yabarobanuriye mu iteraniro ry'Abisirayeli kubiyegereza hafi ngo mukore imirimo yo mu buturo bw'Uwiteka, muhagarare imbere y'iteraniro mubakorere? Murabishidikanya, murabihakana. Nawe Kora ikakwigizanya hafi na bene wanyu Abalewi bose, none murashaka n'ubutambyi. Si ibintu byari byoroshye, ibintu byari bikomeye. Icyo nicyo gitumye wowe n'abo mufatanyije mwese muteranira kugomera Uwiteka. Aroni ni iki ko mumwitotombera? Murongo wa 12. Mose ahamagaza Datani na Abiramu. Baravuga bati ntabwo twitaba. Ntabwo tugeza gute? Se mugira ngo impaka z'ijuru. Baramubwira bati ntabwo tugenza gute? Ntabwo twitaba, ntabwo turi buze. Aho uragira ngo biroroshye kudukura mu gihugu cy'amata n'ubuki ukatwicira mu butayu, kandi ugakubitaho no kwigira umutware wacu. Ariko ikibazo cy'umutware kirakomeye. Kandi ntutujyane mu gihugu cy'amata n'ubuki, ntuduhaye gakondo y'imirima n'imizabibu. Mbese urashaka
kumena amaraso y'aba bantu? Yego. Urashaka kumena amaso y'aba bantu? Ntituri bwitabe. Mose akomeza kubinginga, baramubwira bati ntabwo turi bugenze gute? Ntabwo turi bwitabe. Mose abwira Kora ati ejo wowe n'iteraniro ryawe ryose muzazana imbere y'Uwiteka, wowe nabo na Aroni, umuntu wese muri mwe azenda icyotero. Arongera agenje gute? Abisubiye cye agishyireho umubavu. Mwese muzizana imbere y'Uwiteka uko ari 250, nawe ubwawe na Aroni muzane ibyotero byanyu. Umuntu wese muri bo yenda icyotero cye agishyiramo umuriro, awushyiraho umubavu. Bahagarara na Mose na Aroni ku muryango w'ihema ry'ibonaniro. Kora ateraniriza iteraniro ryose ku muryango w'ihema ry'ibonaniro kubagomera. Barahageze, bamaze kuhagera nawe ahita ahamagara abantu, barabwira ati muze tugende tujye hariya, muze natwe tugire ibyo tuvuga, tugire ibyo dukora, maze tuze kureba. Ngeze ku murongo wa kangahe turi kujyana? Ubwiza bw'Uwiteka bubonekera iteraniro ryose. Aleluya. Nubwo byari bimeze bityo, ubwiza bw'Uwiteka bwari buhari kandi bubonekera iki? Iteraniro ryose. Uwiteka abwira Mose na Aroni ati nimwitandukanirize n'iri teraniro kugira ngo ndirimbure mu kanya gato. Uwiteka aravuga ngo nimwiteranye kandi ngiye kubarimbura, mwitandukanye nabo. Bikubita hasi bubamye baravuga bati mana y'imyuka y'abafite umubiri bose, umuntu wese nakora icyaha, mbese urarakarira iteraniro ryose. Aya magambo yavuzwe na Amosi nande? Na Aroni. Baravuga bati nukuri ntabwo twakwishimira ko abantu bose barimbuka kubera icyaha cy'uyu muntu, cy'uyu Kora ukomeje gukomeza gutera amahane muri ubu buryo. Maze aba bari abayobozi beza. Ngeze ku murongo wa kangahe? 23. Uwiteka abwira Mose ati bwira iteraniro uti nimuhaguruke muve impande zose z'ubuturo bwa Kora na Datani na Abiramu. Mose arahaguruka ajya aho Datani na Abiramu bari. Uwiteka yari abitegetse, ntabwo Mose yari gukomeza gutera amahane. Mose arahaguruka ajya aho Datani na Abiramu bari. Abakuru bo mu Bisirayeli baramukurikira. Abwira iteraniro ati nimuve ku mahema y'aba banyabyaha, ntimugire ikintu cyabo mukoraho, kugira ngo igihano bahanirwa ibyaha byabo byose kitabarimburana nabo. Barahaguruka bava impande zose z'ubuturo bwa Kora na Datani na Abiramu. Datani na Abiramu barasohoka, bahagarara mu miryango y'amahema yabo n'abagore babo n'abahungu babo n'abana babo bato. Mose aravuga ati iki nicyo kiri bubamenyeshe yuko Uwiteka yantumye gukora imirimo nkora yose, kandi yuko ntagize icyo nkora ku bwanjye. Aba bantu nibapfa urupfu rwa bose, nibaba icyo abandi bantu bose baba, Uwiteka ari bube atantumye. Ariko Uwiteka nakora ikintu cy'inzaduka, ubutaka bukasama bukabamira n'ababo n'ibyabo byose, bakarigita ikuzimu bakiri bazima, muri bumenye yuko aba bantu basuzuguye Uwiteka.
ibintu birakomeye. Ibihamya by'itorero volume ya 3 igice cya 24 hari amagambo asobanurira ibintu neza. Kwigomeka gukomeye. Kora, Datani na Biramu bagomeye Mose na Aroni kandi bagomera Uwiteka Imana. Uwiteka yari yarahaye Mose na Aroni inshingano zidasanzwe ubwo yabatoranyirizaga kuba abatambyi kandi akabaha icyubahiro n'ubutware byo kuyobora imbaga y'Abisirayeli. Mbese nibyo? Mbese koko Mose yari yaritoye? Mose yari yaritoye, ariko nyamara ibyo yavugaga byose abantu babonaga yuko yitoye. Uyu munsi twatoye abayobozi b'itorero, mu kanya muraza kubabwirwa. Mose yashengurwaga no kwigomeka kwa hato na hato kwakunze kugaragara mu Baheburayo. Erega ntabwo kuri kwigomeka kwari koje uwo munsi, kwari kumaze igihe gututumba. Mose akagenda akabibona ariko akagira agahinda bikamubabaza. Nk'umuyobozi ugaragara wari warashyizweho n'Imana, Mose yari yarafatanijwe n'Abisirayeli binyuze mu bihe by'akaga banyuzemo, kandi yari yarihanganiye kutanyurwa kwabo, ishyari ryabo no kwivovota kwabo. Ntiyihorere kandi ntashaka uko yaruhurwa ngo avanwe kuri uyu mwanya wari ugoye. Amagambo murayumvishe? Mose nubwo bamurushaga muri ubu buryo bukomeye, ntabwo yashoboraga kuba yavuga ngo reka mve kuri uyu mwanya kuko abantu bagenje gute banduhishe. Ahubwo kuko yari abizi neza ko yahamagawe n'Imana, yarakomezaga akarwana, akihangana, agasenga, agasaba Imana kumukomeza. Umwana w'Imana nubwo atagaragariraga amaso y'iteraniro, niwe wari umuyobozi w'Abisirayeli. Haleluya, haleluya. Nubwo byari bimeze bityo, Imana niyo yari umuyobozi w'Abisirayeli. Niyo mpamvu Mose atacikaga intege. Iyo biza kuba ari Mose uyoboye bariya bantu, umva ndakurahiye, ntabwo yari kubishobora. Ariko kubera ko Imana yabaga iri muri we ikanamubwira ati kora ibi, ntabwo yashoboraga kwanga kubikora. Kandi se yari gutinyuka kubwira Imana ngo mvamo maze nigendere kuko ubwoko nakeneye kubuyobora? Ntabwo yari kubikora. Niyo mpamvu rero twebwe iyo abo tuyobora badutesheje umutwe, hari igihe umuntu yumva yabireka, ati n'ubundi niba ari ukuyobora itorero bimera, izi rwaserera nkwiye kuzireka, n'ubundi no mu isi rwaserera zirahari, ntawe bitaniye. Ko reka nkubwire, ukwiye gukomera ugashikama kuko Uwiteka ari kumwe nawe. Kandi reka nkubwire, turaza kureba amaherezo y'abangaba batinyuka gusuzugura uw'Imana yasize, ab'Imana yatoranije ngo bayobore ubwoko bwayo. Ntabwo bazagubwa neza, ndabarahiye. Abantu bivovota. Mbese koko kukwivovota kwabaga gushingiye ku cyo Mose yabaga yabahemukiye, yabaga yabagiriye nabi, cyangwa ubwabo muri bo byari bihagaze bite? Ngeze kuri paji ya 360 muri cya gitabo nababwiye ibihamya by'itorero umuzingo wa 3. Ubwo ingabo z'Abisirayeli zabaga zitunganiwe, burya abantu batunganiwe ibintu bibara amahoro, zihaga icyubahiro cyose, nyamara igihe bageragereshwaga inzara cyangwa intambara, imiruho yabo yose bayigerekaga kuri Mose. Hari ukuntu nyine umuntu atahagahura n'ibibazo, yagera mu rugo abasanze ukagira ngo nibo bamuteye ibibazo, agakindagura, agakubita, agatuka, yaba agiye no kuragira n'inka zikagatora akazitura umujinya,
Abisirayeli baba bameze neza, bati n'ubundi nta wundi wabiteye, iyi nzara yose ni Mose, uyu muro wose turi guhura nawe ni Mose. Ibintu byose bakabigereka ku bayobozi, kandi natwe bijya biba. Hagira ibitagenda neza mu itorero, abantu bose bakabigereka ku muntu runaka. Byagira ibitagenda neza mu itorero, abantu bakabigereka ku runaka. Nyamara ibintu byameze neza, abantu bose bakumva uwo muyobozi ari umuyobozi. Ariko hagira ibibazo bivuka, ibibazo byose bakabikorera abayobozi. Ariko bayobozi, reka mbabwire ngo nimwihangane, nimukomere, Imana izaduhorera. Kandi guhora kw'Imana kurakomeye. Imana iramutse ikurakariye, bitandukanye nuko pastor yakurakarira, bitandukanye nuko umukuru w'itorero yakurakarira, bitandukanye nuko n'undi muntu wese wakurakarira, kuko byagorana kugira ngo ugubwe neza Imana yakurakariye. Rero dukwiye kwirinda yuko Imana yaturakariye. Maze ababisirayeli rero, umurimo wa Satani nuwo gushaka intekerezo z'abantu, nuwo gushuka intekerezo z'abantu. Azagenda akengeza mu bantu ibitekerezo bye by'ubushukanyi, kandi ateze gushidikanya, kunenga, kutizera no kutiringira amagambo n'ibikorwa by'uwo ari we wese ufite inshingano yahawe kandi ushaka gusohoza ubushake bw'Imana mu mirimo ye yose. Murumva umugambi wa Satani? Mose akamara kubwira abantu ibintu, kora, nimuzisoma neza muzasanga ngo buriya kiriya cyaha cyo kwigomeka nta wundi muntu cyaturutse uretse ko. Mose akababwira ibintu, kora nawe agahita ateranya iteraniro. Ariko buriya mwamubona bimeze bite? Ko buriya uriya mukuru w'itoro umuntu ari muzima, ariko uriya mupasitoro buriya muntu ari tayari. Inama zikaba kubera umuyobozi runaka. Ariko reka ngubwire, inama zigirwa itoro baranditse ravuga ngo igihe umuntu Imana yamutoranije akaba akiri mu mwanya, akiri mu mwanya Imana yamushyizemo, uramenye ahubwo ngo ukwiye gufata ibihe byo kumusengera. Niba hari ibitagenda neza bashobora no kutabibona, nibyo ashobora kuba umuyobozi da rwose ntamenye aho afite intege nkeya, aho kugira ngo ukore agatsiko ko kumurwanya, kuko nta n'ububasha rimwe na rimwe ufite bwo kumukuraho. Ukwiye kugenza gute? Ukwiye kumusengera, ukamushyigikira, ahubwo mugaterana inkunga, kuko ibyanditswe byera bibivuga, mukarangiza umurimo w'Umwami. Paje 334. Gusheshenga n'impuhwe zipfuye kugenza gute? Aba bakozi ba Satani rero bashaka kugirira impuhwe abantu no kubasheshenga mu buryo bugenje gute? Bupfuye. Reka nsome. Nta kintu kizashimisha abantu, mutega amatwi, turi kujyana kandi abantu turi kujyana kandi abantu bakiri hano. Nta kintu kizashimisha abantu nko gusingizwa no kuvugwa neza, cyane cyane iyo bari mu nzira y'ikibi no mu mwijima, kandi bari bakwiye gucyahwa. Kubwo kugaragaza Mose nk'umuyobozi ubatwaza igitugu, abantu bateze kora amatwi. Nibyo reka mbabwire, pasitori abantu batamwishimiye, iri teraniro ryose rikaba ryanga pasitori, rivuga riti rwose pasitori ntabwo tumushaka. Haramutse hadutse umuyobozi muri mwebwe akajya ababwira ati rwose pasitori imiyoborere ye ntayo dushaka, dukwiye kuyirwanya twivuye inyuma, mwese mwabyemeza kandi mukumva munezerewe. Ariko reka mbabwire ko uwo muyobozi ntabwo yaba ari mu mwuka w'Imana, ntabwo yagubwa neza. Kandi nawe mukanya ngiye kubabwira uko byashoje. Mumugize se ngo aba batatu bahagurutse bagize ngo nibo babonye igihano cyonyine, n'aba abagabo 250 bose nabo ntabwo baguwe neza. Maze hano baravuga ngo
yababwiye ko Mose agira igitsure gikabije, ko ari umunyarukoni ukabije, umunyagitugu ukabije, kandi ko acyaha abantu nk'aho ari abanyabyaha kandi ari ubwoko bwerejwe Uwiteka, kandi ko Uwiteka ari hagati muri bo. Sisi yababwiraga amagambo meza yo kubashekenga, yo kubashimira, yo kubabwira ko ari abantu beza, ko rwose buriya buyobozi runaka umva nta mwuka w'Imana umurimo, Imana iri mu bwoko bwayo. Ababwira ibintu byiza, maze Kora bakamukunda rwose, babona ko ari umuyobozi, ariko yari yaritoye. Imana yari yaramuhamagariye gukora umurimo w'Imana, ariko ibyo ngibyo ntiyigera biha agaciro. Kora, Datani na Abiramu hamwe na ba bagabo b'ibimenya bose 250 bari barihuje nabo ku ikubitiro, babanje guhinduka abanyeshyari, bakurikizaho kuba abanyegomwe, maze amaherezo bahinduka ibyigomeke. Bitangira buhoro buhoro. Babanje kwihuza, bahuza inama yo kurwanya Mose, barangije bakurikizaho ishyari, bahinduka abanyegomwe, biza kurangira bagize urwego rukomeye rwo kurwanya ubuyobozi bw'Imana. Se byarangiye gute? Ndaba ndi kugana ku musozo. Paje 332, Kora na Datani na Abiramu. Aba bagabo bari baratoranijwe n'Imana kandi bahabwa icyubahiro kidasanzwe. Nibyo abantu Imana yatoranije, Imana yari yarabatoranije kandi bahabwa icyubahiro kidasanzwe. Ariko aba bari barabaye mu mubare w'abakuru 70 bajyanye na Mose ku musozi, bakibonera ubwiza bw'Imana. Ariko hari Imana itari yarabakoreye. Aba bagabo bari barajyanye na Mose ku musozi, bibonera ubwiza bw'Imana, ariko barangije babirengaho, barwanya ubuyobozi bw'Imana yashyizeho bw'ishyanga ry'Abisirayeli. Aba bagabo ku bw'inzitwazo zidafite ishingiro, bashyize imbere kutanyurwa kwabo ku ikubitiro, babanje kugaragaza gushidikanya, ari nako kwaje no kwinjira mu bantu benshi, ku buryo bahangaye no gutera intambwe irushijeho kugera kure. Kandi ikindi kandi kubwo kurushaho kumaramaza mu rwikekwe rwabo, bahererekanya amagambo ava kuri umwe ajya ku wundi, buri wese akavuga ibyo yatekerezaga ku bintu yari yabonye. Abo bantu bari barayobejwe mu by'ukuri, baje kugera aho bizera ko bari bafite ishyaka ry'Uwiteka muri iyo myitwarire, kandi ko badashobora kwihohora. Kugenza gute? Kwihohora kubw'ibyo bakora, keretse gusa bashyize mu bikorwa mu buryo bwuzuye umugambi wabo wo kumvisha Mose. Umva, tuzamwumvisha, urumva, tuzamwumvisha arabeshya, tuzageza gute? Bagombaga gushyirwa ari uko bageze ku mugambi wo kumvisha Mose. Ose Imana wayumvisha ute? Ku mwanya w'ubutware yari afite ku Bisirayeli, nta shingiro ufite. Urumva, bari bageze kure. Abavuga bati umuntu washyizweho n'Imana akwiye kumva ko nta shingiro umwanya afite, ufite icyo uvuze ku Mana. Umusemburo muke wo kutizera n'intonganya, igomwa n'ishyari wari uri gututumba mu iteraniro ry'Abisirayeli. Imana yari yaragiriye Abalewi icyizere, ibashinga imirimo yo mu buturo bwera, kubera ko batari baragize uruhare mu kurema no kuramya ya nyana y'izahabu, ndetse no kubw'ubudahemuka bagize bagashyira mu bikorwa itegeko ry'Imana. Ibyo byatumye Imana yari yarabagiriye icyizere.
abigometse barimbuka. Abigometse bagenza gute? Barimbuka. Mbese abantu bigomeka ku buyobozi Imana yashyizeho, ibyabo bizarangira gutyo gusa? Reka turebe. Hahandi twageze ku murongo wa 31 w'igice cya 16 mu kubara. Akimara kuvuga ayo magambo yose, ubutaka buri munsi yabo bugabanywamo kabiri. Muribuka ko igihe Uwiteka yabwiraga Mose ngo nibegereyo, Kora nawe yakoranyije iteraniro, avuga ati paka ngomba kuzumvisha nde Mose. Maze ngo Mose akimara kuvuga ayo magambo yose, ubutaka buri munsi yabo bwigabanyamo kabiri. Nuko burasama burabamira n'amazu yabo. Niki? Mwagize ngo hari n'umwe warokotse se? N'amazu yabo n'abantu bakora bose n'ibintu byabo byose. Nuko bo n'ababo n'ibyabo byose barigita ikuzimu bakiri bazima. Ubutaka bubarengaho bararimbuka bakurwa mu iteraniro. Abisirayeli babagose bose bahungishwa no gutaka kwabo, bati ubutaka butatumira natwe. Umuriro uva imbere y'Uwiteka ukongora ba bagabo 250 bosheje imibavu. Ari ba bagabo batatu, Kora, Datani na Biramu, ari imiryango yabo yose, ari n'aba bagabo b'intoranywa b'ibimenywa bose 250, bose bararimbutse. Ikintu gitangaje, Uwiteka abwira Mose ati, yego reka ngere hepfo. Ikintu gitangaje, Uwiteka abwira Mose ati, bwira iteraniro uti, nimuhuguke muve impande zose z'ubuturo bwa Kora na Datani na Biramu. Mose arahaguruka ajya aho Datani na Biramu ari. Ngira ngo muzi uko bababwiye. Maze Datani na Biramu barasohoka, bahagarara mu miryango y'amahema yabo, n'abagore babo n'abahungu babo n'abana babo. Mose aravuga ati, nicyo kiri bamenyeshe yuko Uwiteka yantumye gukora imirimo nkora yose, kandi yuko ntagize icyo nkora ku bwanjye. Aba bantu nibapfa urupfu rwa bose, nibaba icyo abandi bantu bose baba, Uwiteka ari bube atantumye. Ariko Uwiteka nakora ikintu cy'inzaduka, ubutaka bukasama bukabamira, nabo n'ibyabo byose bakarigita ikuzimu bakiri bazima. Muri bumenye yuko aba bantu basuzuguye Uwiteka. Kwigomeka ntabwo kwigeze gushira. Mbese aya magambo aratubwira iki? Imana yasabye Mose gutegeka abantu kuva hasi n'amahema, hafi y'amahema y'abagabo bari bitoranyirije kujya mu mwanya wa Mose. Ba bantu bari bamaze kurimbuka. Rubanda rwari rwibwiye ko bari ibikoresho mu biganza by'Imana byo gukiza ubuzima bwabo muri icyo gihe. Bari bazi yuko ba bantu bari mu buryo bw'Imana. Mose yaravuze ati, nimuhaguruke muve impande zose z'ubuturo bwa Kora na Datani na Biramu. Nabo bari mu kaga ko kurimbukira mu byaha byabo, barimbuwe n'uburakari bw'Imana. Nyamara igihe Mose yageragezaga gukorera igenzura imbere y'iteraniro Abisirayeli, iyo abari batangije kwigomeka bihana kandi bagasaba Imana imbabazi n'umugaragu wayo, bari bakomerekeje guhora kw'Imana ntikwari kuba kukibayeho.
nyamara Kora nyirabayazana wo kwigomeka n'abambari be bari bihagarariye mu mahema yabo bafite ishema, basa n'abatitaye rwose ku mujinya w'Imana. Mbese bifashe nk'aho Imana itigeze igira icyo ikorera mu mugaragu wayo Mose. Ndashoje nshuti muvandimwe, nubwo umuntu yananirana, nubwo umuntu yagorana, nubwo umuntu yakwiremeza mu buryo ubwo aribwo bwose, Imana ntabwo yamurimbura itabanje gutanga amahirwe. Uku kwinginga kwa Mose akavuga ngo nimuva aha mujya, iyo baza guhitamo ibyo Mose yavugaga ntabwo bari kurimbuka, bari kurokoka. Barakomeza bigumira uko babitekereza, barakomeza bifata uko babyumva, barwanya umuyobozi mu buryo buremereye, maze bararimbuka. Reka mbabwire yuko kugeza n'uyu munsi wa none Imana yatoye Mose, niyo n'uyu munsi itora ubuyobozi bw'ubwoko bwayo. Reka mbabwire yuko turi ishyanga ry'Imana, ishyanga ry'Abisirayeli, Abadivantiste b'umunsi wa karindwi, turi ubwoko bwatoranijwe. Imana yaraduhamagaye, iduha ijambo ryayo, iradusaba kurigumamo no kurigenderamo tukazaba amahoro. Ariko nihagira uwadukwaho n'umwuka wo kurwanya ubuyobozi, akwiye gusabirwa, akwiye kwegerwa, akaganirizwa. Ariko naramuka yanze kumva, birashoboka yuko ubutaka butakwasama uyu mwanya, ariko nta muntu warwanyije ubwoko bw'Imana uzaba amahoro kabone uyu munsi ndetse no mu bihe by'iteka ryose. Isomo risoza Yesaya igice cya 19, ndasoma umurongo wa 20. Yesaya igice cya mbere niho badusomeye, umurongo wa 19 niwo ndasoma. Umurongo reka mbere kwa 16 usoreze kuri 19. Nimwiyuhagire mwiboneze, aleluya, mukure ibyaha byo mu mirimo yanyu bive imbere yanyu, mureke gukora nabi, mwige gukora neza, mushake imanza zitabera, murenganura abarengana, mucire imfubyi urubanza, muburanire abapfakazi. Nimuze tujye inama, niko Uwiteka avuga. Naho ibyaha byanyu byatukura nk'umuhemba, birahinduka umweru bise na shelegi. Naho byatukura tukutuku, birahinduka nk'ubwoya bw'intama bwera. Nimwemera mukumvira, muzarya ibyiza byo mu gihugu. Reka muri uyu mwanya njye namwe Imana iduhe kuyumvira, Imana iduhe kugendera ku mategeko n'amahame yayo, Imana iturinde kurwanya ubuyobozi bwayo, maze ubwo Kristo agiye guhishurwa twe kuzarimbuka, ahubwo tuzishimire kubana nawe. Iyo niyo misabire mbasabira, nanjye nisabira mu izina rya Yesu. Reka dusenge. Urakoze Mana yacu, ndagushimira izina ryawe rihabwe icyubahiro. Gushimiye ko wahagarariye ijambo ryawe. Ijambo ryawe ni ryiza, rirera, riradukebura. Mwami, ndakwinginze kugira ngo uturinde yuko hari bamwe muri twebwe bakwadukaho n'umwuka mubi wo kurwanya ubuyobozi bw'itorero. Dore twatoye abayobozi b'itorero, ndakwinginze Mwami uzabahagararire, uzabagenda imbere, kandi umuntu wese uzamuhe kubumvira, kugira ngo nibakora umurimo neza tuzafatanyirize hamwe, maze tuzabure mu bwami bwo mu ijuru. Ijambo ryawe rero tugushimiye ko warihagarikiye, kandi twizeye ko rigiye kuturema bushya. Aho ngwino ubikorere mu mibereho yacu, tubyambaje mu izina rya Yesu, amen.